amahoro. Turashima Imana ko yongeye kutugarura hano turi bazima, tuje kuvuga ijambo ryayo. Dushimiye kuko tugiriye neza tukabasha kuvuga ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye, twari tubikwiriye, ariko Imana iradutoranya kugira ngo tuzatuvuga ijambo ryayo. Turayishimiye. Ikindi kandi turabaramukije abari kure, abari hafi, abo bwije turabirije, aho bukeye turabaramukije. Dushimira Imana ko ikomeje kutugirira neza, tugihari tugihumeka umwuka w'abazima. Ni umugisha ukomeye, tukaba twageze aha. Uyu munsi abafite ibibazo bitandukanye mwihangane, Imana ibihanganishe kandi bakomeze, dore ko muri ibi bihe hariho ibibazo bikomeye byo kubura abantu, byo kubura ibintu kubera impamvu y'ibihe ducamo. Twese tuziranye mu gihugu cy'iwacu, twumva amakuru atandukanye, ariko hari igihe Imana izabihindura, turayizeye, kandi tuzakomeza tuyizere. Izahindura biriya bihe kuko niyo kwizerwa, yabivuze izabisohoza. Rero reka dusenge dushima Imana kubw'uyu munsi. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza. Tugushimiye kuko watugiriye neza, tukaba tubashije kugera aha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ijambo ryawe Data ribashe kutugirira neza, n'abaryumva bose babashe kugirirwa neza, kandi Imana ubashe kudukomeza kugira ngo muri iki gihe kigoye nk'iki tubashe gutunga ijambo ryawe, kugira ngo tubashe gutunga kwizera, tubashe gukomera mu bihe bigoye nk'ibi, kuko ni wowe wenyine uzi udufasha. Rero turagusaba, turakuraritse muri uyu mwanya kugira ngo ubashe kubana natwe tugiye kurivuga, titurigabanye kandi ntituryongere, mu izina rya Yesu, amena amena. Tugiye gusoma hano muri Matayo. Ni ijambo ryo kwihangana no gukora uko umuntu ashoboye. Matayo 25 cyangwa 25 ku murongo wa 14, warangiza icyo gice cyose kirangirira kuri 30. Ubishoboye wagisoma cyose, ukumva icyo kigenderewe kuvugwa aha ngaha. Ni umugani Yesu yavuze, yageza abwiriza mu migani, akagenda aca imigani kandi ahabwiriza, ariko abantu bakabyumva. Yabivuze icyo gihe, n'uyu munsi tubigenderaho kandi tuzahora tubigenderaho, n'abazakomeza bazabigenderaho, kuko ni ijambo ry'Imana, ni ubuzima. Aciye umugani w'umuntu wari uzindutse, warangije asigira abantu 3 ibintu bye, itaranto ze. Itaranto icyo gihe nizo bakoresha. Wabyita ibindi, wabyita uko wabyumva kose, wabyita amafaranga, wabyita ibiki, wabyita imbuto, ariko icyo gihe yari itaranto. Arangije wagiye mu ruzinduko, ahamagara abagaragu be, abaheza itaranto ze, ngo kandi abaheza uko bashoboye cyangwa ubushobozi bwabo, bikurikiranye n'ubushobozi bwabo. Ngo uwa mbere amuheza itaranto 5, uwa kabiri amuheza itaranto 2, uwa gatatu amuheza itaranto 1. Warangije arazinduka ngo aratinda. Agarutse ba bakozi be cyangwa ba bantu biwe ngo baraza. Uwa mbere ngo aramubwira ngo yamusigiye itaranto 5, ngo yazibyajije cyangwa yarazigenjeje, azibyaza izindi 5, ngo arazimuha, azimuha ari 10. Arangije ngo aramubwira ngo niyinjire mu bwami. Aramushimira, aramubwira ati warakiranutse, injira mu bwami. Uwa kabiri nawe hawe itaranto 2, nawe abigenza kurya. Nawe ngo aragenda arazizaza, arazigenza, azazamo izindi 2. Nawe ngo araza abiheza sebuja. Amaze kubimuheza, ngo nawe aramushimira, amwinjiza mu bwami. Aramubwira ati wakiranutse muri bike, uzongererwa byinshi. Ngo uwa gatatu
iwe ngo yarangije kumuheza itaranto imwe ngo aragenda arayishira ahantu araceceka arategereza ngo arangije agarutse ngo afate ya taranto aragenda arayimuha. Amaze kuyimuha ngo sebuja aramubwira ati wowe mugaragu mubi mbese ntiyinjira mu bwami. Kandi ngo uyu muntu wari uzindutse yasigiye umuntu bikurikiranye n'ubushobozi, bikurikiranye n'uko amubona. Rero icyo nagendereye kuvugira ijambo, Imana hari ibyo yaduhaye umwanya. Imyanya yacu iratandukanye. Hari abamara imyaka 20 bagapfa, hari abazamara imyaka 100, hari abazamara imyaka 50, hari abazamara imyaka 70, bikurikiranye n'igihe yaguhaye. Imana nigaruka kutujana izatubaza igihe yaduhaye icyo twabigikojeje. Haleluya! Izabitubaza, tubikunde tubyemere, izabitubaza. Nitubibyaza umusaruro Imana dushakaho ni ukuvuga ubutumwa, ni ugufasha abandi mu minsi yacu, mu butunzi bwacu, mu buzima bwacu, kuko ibyo dufite byose ni iby'Umwami Imana. Uyu mwuka duhumeka tuwukesha Imana, ubuzima bwacu tubukesha Imana, imibereho yacu tuyikesha Imana. Ibi rero turi ubutunzi bw'Imana. Imana izatubaza igihe yaduhaye, izatubaza ubutunzi yaduhaye, izatubaza ibyo twabukoresheje. Yesu nagaruka azabaza umuntu bikurikiranye n'ibyo yahawe. Ntabwo Imana izakubaza ubushobozi itaguhaye, izakubaza ibyo yaguhaye. Rero bene data, Yesu naza azasange tumwiteguye kandi twarakoze ibyo ashaka ko dukora. Twarabashije kugenzura igihe cyacu, twarabashije kugikoresha neza, twarabashije kuvuga ubutumwa, twarabashije kugenda neza, twarabashije kuvuga neza, twarabashije kugira inama abandi, twarabashije gufasha abakene, twarabashije gufasha imfubyi, twarabashije kugirira neza isi ya none. Nitubikora gutya tuzinjira mu bwami, tuzaba twiteguye. Imana niza izatwakira mu bwami, izatunezeza, izatwambika amakamba. Ariko batazabikora gutyo bagasanga batiteguye, bazabasha kubura ubwami bwo mu ijuru. Kandi kubura ubwami bwo mu ijuru ni ukuhomba cyane. Kubura ubwami bwo mu ijuru birotwa no kutahaba. Tubashe kumenya ko Yesu azagaruka, kandi nagaruka azajana abakoze ubushake bwawo, abizeye Imana. Kwizera Imana niko konyine gutuma tubasha kuzayibona. Ibindi byose bigenda bikurikira mu kwizera. Urukundo, kwihangana, ubugwaneza, gukiranuka, byose bijana no kwizera Imana. Tukayizera kuko ari Imana yacu yaturemye, ikaduheza kubaho, ikaduheza kumenya kuvuga, ikaduheza kumenya kugenda, ikaduheza kumenya gushaka utuzi, ikaduheza kumenya kwiga. Ibyo byose tugomba kumenya ko ari Imana yabiduhesheje. Rero nitubigeza gutyo tuzabana mu bwami bwo mu ijuru. Bene data, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose izabitwongerera. Ibi byose twirirwa dushaka izabiduha. Iwacu ni mu ijuru, mu ijuru y'abera, mu ijuru Yesu yagiye kuduteguriza. Ubwo yasezera abigishwa yarababwiye ngo ndagiye kubateguriza aho nzaba niho muzaba, nzagaruka kubajana. Nagaruka kutujana tagasanga twariraye, tagasanga twaribagiwe, tagasanga mwarahuze, tagasanga mwarishushanyije. Ahubwo muhagarare dushikame kugira ngo Yesu naza azasange twaranesheje isi. Irimo ibintu byinshi bigoye,
irimo ibibazo byinshi bitandukanye, ariko ibyo byose nitwizera Imana izadushoboza kandi izatugirira neza. Turasaba ko dukomeza gutekereza ku iherezo ryacu kugira ngo Imana izasange twarabyajije umusaruro iminsi yacu. Ijambo ry'Imana ribane namwe nanjye rivuze amena amena amena.